studio z'iyo ngiyo bajya babikora bagafunga bagufashe bahita bafunga iriya myotsi n'ibiki n'ibiti byose ya twagiye ya okay sitaji beef na mtu wote yani mapenzi kokote I wanna be a super level I don't wanna lose hope let's talk than walk man sitaki beef sitaji hata tezi zote batamu ya Mbana buze biti wabuze biti zawaja munyamwuga nagabya tena biti Rwaya kapera n'ubundi okay nakurakoze cyane tukira ngaho kabisa kumunsi wa mbere duhurira muri gara wihaye contribute urenzaho no kumenyera k'ibyo nkora ntibimanyura ni naye mpamwe bivuza ko nawe ntegekwa mu bibazo cyagira nusura abamenyereye mwantege ubusembwa nubwo nabihoreye babazwa nuko mutegeze mumenye la record umutima kugira nkubwira uwundi wo washatse kumenya ndiwundi kagatari utifuje ko kasohorera muri kivuza ko kaguma mu mwijima aho kabona ikije ya indirimbo yose ko numva irangije lifestyle boy wow ni sawa cyane ya angwaye vasi ya mbere we nujuririmba se ma panje byarasanze numva ijwi ryaririmba imihogo yarahwereye uzajya yababye yaratumbye nje yababye yarabyimbye Yes. Turn on John B TV. The new day, new hours, new minutes, new second, and the new visitor with the new video. Yes, muko mureba hano kuri mikoro ni John B TV. Ngibisanzwe nkaba nje uri gukora ikiganiro John. Dufite umutumirwa utikoraho. Yiri tutikoraho. Yes, nkuko arabari kureba screen yawe. Wababwira amazina ng'umuntu mukuru kabisa utangira wibwira abantu. Ya, ikaze mu kiganiro. Karibu cyane kunyakira kuri John B TV. Yes. Bwa mbere ngaragaye kuri aya mashusho ariko bwa mbere ngiyewe muzi ibintu by'ibiganiro ndi kureba muri kamera kuri n'abantu bandi nakoraga kuri radio ntabwo ngibi narimbise. Rega none ubu rusanzwe ukorera ku maradiyo. Ibi ndikora afite n'ubwoba ariko nta kundi nyine urabyumva uti noneho kuvugiye gukorera ku mashusho abantu bose bari gukureba ko hano iyi televiziyo irakurikira cyane muri Amerika mu Burundi mu Rwanda ni ku migabane itandukanye biradukurikira ibyo ntacyo bitwaye kuko n'ubundi n'izibikazara amagi rega izibikazara amagi bamwe batari bazi kugenda kubera bino bintu mbona muri kubatunga basigaye bagenda ubu nanjye nageze ahantu nagiye kugenda ariko mbere yuko nkomeza yes amazina yanjye ngewe ari niswe n'ababyeyi ubundi banyita Uwase Rashid. Yes, Uwase Rashid. Yeah. Wa? Uwase Rashid. Uwase yewe nkaba ndi umuntu wavutse ku babyeyi bombi nkaba ndi umusiramu navukiye amezi 9. Yes, ni sana. Mbo. Inshallah. Inshallah ndi umusiramu ngewe. Ikomeye cyane. Rega ikindi andi mazina mfite burangiye nkunda no kuririmba cyane. Rega yes ibyo ngibyo turi buze kubigeramo neza cyane. Okay nkuko nawuze ndi guteguza ati nagutumiye nagumye mbona stats zawe zitandukanye ndavuga ni uyu musore ndifuza kuzamutumira mu kiganiro kuri John B TV akagira ibyo tugezaho ko ufite byinshi cyane abanyarwanda bakungukiramo mbogo ndakeka ndatangira mwisegura uko nagutindiye amasaha twavuganye mbona baciye muri byinshi hano kigarura bizi ko ubuzima no gushakisha. Yes, Rashid nk'ibisanzwe ni mu muki bitandukanye n'ibyo bamaze kuvuga abantu bakurikiye kuri yes. Umuntu bita Rashid ni umuntu ucisha make ndi umuntu wumva ibintu buriya kandi nemera gufasha umuntu uko ameze kose mfite ikintu nkurusha nagufasha hari serivisi nkeneyeho ari amafaranga cyangwa se inama cyangwa se ari nk'ubufasha bundi nabukugeza ndi wa muntu ngiye umuntu aza akambwira ntifite ikibazo kiniki ese twabigira dute man wamfasha se cyangwa se wamarira iki ngiye nagufasha uko nshoboye. Okay, so tukiranga umaje kwinjiza abantu mu kiganiro Rashid umuntu wari we mu buzima busanzwe nigize kubona ku mastat yawe uri gupostinga studio ukorera muri studio uri umuhanzi cyangwa n'ikundi gutandukanye. Ubundi ngewe ntago mfite studio. Komba mbona buretse komba mbona uri guha abantu welcome ku mastat yawe no ku platform.
bana nayo ariko si yanjye buriya niba umuntu nyifitiye ariko nyine uri brand ambassador. iyo nshatse gukorera indirimbo nyikoreramo kuko nanjye ndi umuhanzi. Iyo nshatse gukora indirimbo nyikoreramo. Okay, nawe uri umuhanzi. Buriya ni nk'umuntu nyifitiye hariya waje arambwira ati wowe uri umuhanzi ndabizi ufite impano. Okay, wajya uririmba ugakurura abantu wanashyira no kuri sitati abantu benshi bakayibona. turaza kugaruka ku kintu cy'ubuhanzi kabisa, uraza no kudukubitamo akapera. Hariya bavuga akapera na kawati. Yeah, ni akapera. Okay, ubwo ngubwo hari ibintu biri guca hano hanze bicicikana muri Kigali n'ahantu hatandukanye bavuga bati, ariko sinzi ukuntu nabivugamo, ariko ni ibisanzwe mu nkundo za Kigali. Uri kumva sindavuga ngo sindanomoye umuntu uyu n'uyu, ariko inkundo za Kigali uri kuzibona cyangwa n'ahandi hatandukanye, umuntu bari kubabana umwaka 2-3 then ukajya kumva ejo bundi ngo batandukanye ngo ibi n'ibi gutya. Nkawe ase ubundi mbere ya byose yuko usubije ikibazo, uri umusore cyangwa warubatse? Njye ndi umusore. Uri umusore muri make ndi ingaragu. Ingaragu. Ariko wadutandukanyiriza umusore n'umuhungu. Njya numva abantu bavuga ati ngurangwe kurazara cyane umusore ngo nuwara n'umuhungu, abandi bati ngo uyu ni umusore gutya. Gereza gutandukanyiriza abantu bari kuri kurikije uko mbyumva umusore n'umuhungu ni kimwe, kuko bose baba bagomba kuba bafite nabyita nk'igitsina gabo. Ubundi umuhungu agira igitsina gabo n'umusore akagira igitsina gabo. Ahubwo ahantu biba bitandukaniye ni uko wavuga ngo umugabo n'umusore. Umugabo n'umusore. Njye numva umugabo ari umuntu wubatse, yego, ufite abana, akaba afite umuryango nyine akurikiranye, uvuga ngo uramubaho. Ariko uri umuntu w'umusore n'umuhungu bose ni bimwe. Nta mugore nta mbega bari aho nyine nk'umuntu w'umusore. Nagerageje kubaza mu bantu batandukanye, bamwe ati ngo hari imyaka umusore ageramo yarengeje kuba atashatse, ngo aho ngaho ngahita arenga ubusore ngagahita ajya kwitwa umuhungu. Umuhungu nyine ni kwa kundi baba bari gushinyagurira, urabona umwana n'ubundi avuka ari umuhungu nk'ibisamwe uko bivuga. Ukagenda ukura ni ingimbi bangavu gutyo, none ukaza kugera mu myaka uri umusore. Ibyo abantu bakubona hari bakuvuga ngo uri umusore. Yes, ukaza noneho kurenga ya myaka ukajya kumva ngo urazara cyari umusore ngo ni umuhungu. Kuri wowe urabyumva ute, ubitekereza gute iyo bavuze ngo yarengeje imyaka yo gushaka? Ni imyaka ingahe wumva umusore atakabakiri wabo, cyangwa se nubwo yawe atakiri waba yaragiye kwishingira bya none geto, akaba avuga ati uyu muntu nunagaye akarengeje imyaka aho iyi niyi aho yaba ari hose atarashaka? Ni ingahe wumva yakaba atarashaka, ukabona yaba yarengeje imyaka runaka akavuga ati wa ngo wapi sinzi kinese? Numva ubundi igihe cyiza cy'umusore cyo gushaka, yego, ariko byiza bafite nk'imyaka 30 hejuru ya 30 ubundi uri umusore, uri wemerewe gushaka. Nimba ari amafaranga wahigiye gushaka utarayabona muri iyo myaka, sinzi igihe uzayabonera. Biba bikaze kuko biba bisaba ko utarayavukiyemo, kuko hari abantu tuzi benshi bayavukiyemo bagasanga wenda yavukiye ahantu hafite ibiceri, nta mvune azigera agira, atazamera nkawe uzavayo mu ntara uzi Kigali gushaka ibiceri. Nyine we ntabwo biba bigoye. Njya nkunda gusoma, hari igitabo kimwe nasomyemo akantu ariko sinzi, ntabwo ndi kukibuka neza izina. Ni ukuvuga ngo baravuga ati ubundi sinzi ukuntu ntabwo mbyibuka neza, ikigero cy'uko uzakora kiba ari 1/2 cy'ibyo papa wawe yakoze. Urugero ni ukuvuga ngo papa wawe yarakoze byatari, afite imodoka, afite inzu yatanje nyine igaragara, afite nyine n'indi mitungo. Ni ukuvuga ngo yakoresheje 100% kugira ngo ayigereho. Noneho wowe ngo nyine mu gihe agusigiye ibyo bintu cyangwa aguhayeho nk'ibisanzwe mugabanye n'abandi bana, wowe ngo ukora senkani mbere waba yarigukoreye uri kuri sikia sana. Ubwo nawe ukora indi senkani yuzuza ya senkani baguhaye, ugasanga nyine ugize ibirengeje ibyo papa yaguhaye. None umwana wawe ngo nawe ngakora 25. Wumva ukuntu biri kugenda bimanuka, bigenda bimanuka. ngo mba numva abantu bagiye ngo biba byarahereye kuri papa agakora cyane, nawe umukurikira ugakora cyane. Ubwo uzakurikiraho ntabwo akora cyane, wibise nkaho asanga inzira abaye ihari cyane. Kimwe ni nka kwa kundi bavuga ati umwimukira yemerewe gukora dabo, usanga biruta kavukire nyine. Gira umwimukira ugomba gukora icyo byatanze, kubera ko kavukire
urabizi no life biba bisaba ko nyine ugera ikigera abantu bakakumenya kugira ngo rero abantu bakumenye biba bisaba gukora cyane noneho iyo umwimukira ukaba uri ahandi hantu nta muntu ukuzi nta n'umuntu uvuga ati wenda umujama yashonje kabisa uyu muntu akeneye amazi biba bisaba kuri bukore cyane ukiyandikira izina ryawe ibintu bikagenda neza niyo mpamvu ukora dabo y'umuntu uri aho ngaho we afite n'abantu bamuzi n'amakonegisiyo n'ibiki niyo mpamvu aba birumvikana ko ugeze ahantu umwimukira ugomba gukora kugira ngo nawe diri zawe zigende neza. Yes, tuva aho ngaho hanze y'ibiri kuvugwa cyangwa n'ibigenda bivugwa dukomeze mu kiganiro cyacu nk'ibyo twateganyije. Batubwiye ko umuhanzi mbere yo kuza kudukubita kapera ushaka ko tuvuga ku muziki nyarwanda. Ubona umuziki nyarwanda urwego uriho none aha ngaha ariko akaba iriho cyangwa haracyaburamo ibintu ise bipfira he kugira ngo wenda niba ubite nuko nubusubize harasabwa iki kugira ngo umuziki nyarwanda utere imbere? Numva bavuze ku kintu cyo kuri umuhanzi bura makuru yafite cyane yewe ku bijyanye n'umuziki nyarwanda ntabwo navuga ibintu byinshi kuko hari abantu baba ari abaregendi barawubanyemo barakurikiranye buri etape par etape. Hari abagiye baba muri Guma Guma, hari abagiyemo, hari n'abagiye baba abajaji, abagiye bakurikirana uko yagenze. Nibo bantu baba bari aho bavuga ko wenda umuziki ufite ahantu wavuye ukaba ufite n'ahantu wagiye, ariko nanjye ntabwo umuhamya w'ibyo bintu kuko iyo ugerageza kureba nk'umuntu w'umunyamahanga akorana featuring n'umunyarwanda aba ari ibintu bishimishije ndetse biba n'ibintu biri kuri level yindi yo hejuru. Ko mbere twari tuzi ko umuhanzi aruza agatwikira i Kigali akajya mu club hirya hino muri Kigali akahatwika akajya mu ntara bikaba birarangiye hit ikaba irangiriye ariko umuntu aragenda agakora hit no muri Uganda, Nigeria, muri Kenya kabisa, kandi buri uko ugiye mu Buganda ni kugenda ukura n'abafana. Umuntu uri muri Kenya yumviye ngo umunyarwanda yakoranye n'umutanzania ahita yumva ko ibintu biri ku rundi rwego bikaba byatuma nawe yakora featuring. Ngewe cyangwa igiti ndabona umuziki wacu wariyongereye, sinavuga ngo muri background mu mizi hasi yo najya kuvugayo kuko hari benshi bagiye batambuka batanahara ariko hari n'abandi bagihari gusa nyine biri advanced kuba kera uko byari bimeze ntabwo ariko bikimeze nk'umuntu. Ubwo tukiri ku muziki ndavuga ngo hari ibibazo bijya byibazwa n'abantu benshi kandi nanjye ndimo muri abo bantu ntabwo ndi bujye kure. Uvuga ngo ndibaza ko ari ukuntu umuntu abantu bumva bavuga umuntu akora umuziki by'umwuga undi ati ntabwo akora umuziki by'umwuga gutyo. Ndashaka ume ingero z'abantu babiri uri mu muziki mu industry ya music, ndashaka mu rugero rw'umuntu w'umunyarwanda umuhanzi nyarwanda ukora umuziki by'umwuga n'undi ukora bitari byo binyamwuga. Icyo kibazo kiragoye kugisubiza kuko ni ikintu gisaba ko ugira abantu ni ikintu gisaba ko ugira nk'abantu nkavuga ujomba wenda nkaba najomba kuri wowe muri wowe kumva wakoze cyane ariko rero ngiye kukujombaho nk'aho abantu badukurikiye ari benshi cyane ugize umuntu njombaho ntabwo nkomerekera ariko sinabura kuvuga ku bantu bafite umuziki uri successful i Kigali. Tukira utarabavuga reka none tuvane tureke gukoresha izina ry'umuntu. Uvuga ngo urugero umuntu twamuvuze muri make uvuga ati bisaba kuba uri umunyamwuga ukora gutya na gutya cyangwa utari umunyamwuga ukakora gutya na gutya. Ubundi mu muziki kuba uri umunyamwuga wabigize umwuga bisaba ko uba ufite performance iri hejuru cyane, ukaba ufite featuring nyinshi, noneho ukaba ufite n'ibihangano byinshi. Ku bihangano byinshi mu gihe kingana iki? Hari igihe urugero hari igihe umuntu ujya kubona asohoye indirimbo ebyiri mu mwaka kandi zirakomye sibyo, iyo featuring bavuze na performance arabifite ariko ugasanga n'undi mu mwaka akubisamo nk'ingoma 10. Abo bantu bakasifayinga ahantu uvuga ati uyu ni umunyamwuga uyu si umunyamwuga. Ariko kubera ko twebwe haba hari ikibazo cy'amikoro kugira ngo umuntu abe umunyamwuga urumva kwa gukora cyane za ndirimbo kuzikora cyane ikibazo kubera budget. Hari igihe indirimbo irahenda kugira ngo uzakore indirimbo 1, 2, 3 mu kwezi yabihenze. Indirimbo niba ishobora kuba ihagaze miliyoni 3
indirimbo ubwo audio cyangwa iri kumwe na video kuko abenshi indirimbo isohoka iri kumwe na video kuko abumva ko hagomba gushya ariko video hari nyine n'abantu bakakubona uvuga ngo indirimbo niba ihagaze miliyoni 3 mu kwezi ntabwo wakora indirimbo ebyiri za miliyoni 6 n'andi mafaranga hejuru niyo mpamvu usanga umuntu umwe ashobora kuba byibuze yakora izo ndirimbo ebyiri bigakunda undi agakora imwe hagashya nta kibazo nanone biba biterwa na bisha ariko iyo ufite amafaranga ukaba ufite umuntu uri aho kwipevera indirimbo 10 washyira no kuvuga ngo mu magambo makeya umuntu ukora izo ndirimbo nyinshi aba ari umunyamwuga professional uri umunyamwuga ko ntabwo byoroshye kuba wabona amafaranga akora indirimbo niyo na audio buriya yabikaze yes ubwo ntabwo turi bujye kure cyane uri buze no kutubwira kabisa ku kintu uri gushishikariza abantu bashaka gukorera muri iyo studio ubere brand ambassador ubwo ndumva iyo uri brand ambassador details zose ubu zifite ubuzizi ubonera no gusinya ku mapuro muri iyo studio gutya na gutya nyine kugira ngo umuntu abe brand ambassador ntabwo byoroshye gusinya ku mapuro byo ari ibintu bya danger ariko ikintu bawemereye nkuko nimba iyo studio bakambanyuriremo gake yes iyo studio yitwa Rock Records iri hara ku Kinamba Kacyiru uzamutse aganda kamuye hejuru hari ahantu ni ukuvuga ngo werekeza ku Yehova hari umuhanda w'amabuye haranga ukata neza hari abahageze kuba Yehova umuntu wese wahamagara wafata moto cyangwa akakabo kamubwira ati ngeze ku Yehova babahaza yahitaza akahagera nta kibazo yes turaza no kugerageza tubacishizemo amashusho bagende bahabona kugira ngo tutaza hari ibintu byinshi Rock Records bakora indirimbo bamix indirimbo bakora video indirimbo bagakora voice over bakandika n'indirimbo harimo abanditsi amadepartement yose abarimo harimo abanditsi harimo abantu bakora video ushobora kuba ufite video wabuze umuntu wo kweditingira uje muri Rock Records bagufasha nta kibazo aho ngaho ndumva ari sawa cyane ariko ubwo ikibazo bahita bibaza aho ngaho ku muntu ushaka kuzamo ibiciro biri hejuru cyangwa biri hasi buri muntu wese uko yifite yaza cyangwa bisaba kuba nyine ufite ibiceri uko numvisha uvuga ati indirimbo miliyoni 3 ewa icyambere no kuhagera ibindi ahantu hari abantu ntiyapfa banye reka ngo bisaba ko wahageze twakumvikana nkanjye hano mpamagaye nabikutiringira bigacamo neza nta kibazo kuko najya kuvugana na boss kandi tugakora ibintu bigacamo Rock Record ifite platform bayishakira ku buryo babandikira inbox bakabwira cyangwa muraza kubaha nimero Rock Record hari nimero hakaba email ndakeka ari iyo nimero iri kuri WhatsApp hari na group ya WhatsApp iyo nimero uhamagaye twagufasha hari na group ya WhatsApp hakaba na YouTube channel ibihangano bya Rock Records umuntu yayisura nta kibazo Lucky ni Lucky ariko ndi kumva y'amahirwe cyangwa ni ikinamwe ni ra isanzwe wenda ya Rubavu ra na a na ca Records ntabwo ari Rock y'ikiyaga kuri aho ntabwo hari abajya koga mu kiyaga ni Rock ubwo ni mu minesi ni gutyo Rock mu magambo arambuye Rock gusa gutyo Rock Rubavu ni Rock Records meaning Rock Records meaning yes hari amazina abagoye ntamwe mu Kinyarwanda iyi nabyo ni izina rifite icyongereza-mvugo kiri hejuru ni Rock nyine ntabwo ari Rock y'ikiyaga ni Rock Records kabisa welcome Rock umuntu ushaka kuza gukora muri Rock Records uvuze Rock kumva indirimbo kumva mixing kumva video editing byose ni Rock niko ubwo ni ukuvuga ngo yes ukoresha imbuga nkoranyambaga hari urubuga n'umwe utariho ntabwo nzibaho cyane ariko uriyo nta muturage w'umuhanzi wawe uri umuhanzi kizi niba ari ya rusange y'abaturarwanda abaturage ariko imbuga zikoresha oya ntabwo byashoboka umuhanzi udakorera ubwo twagushakira kugira turebe ubuzima bwawe gute se wanshakiramo abakora indirimbo yes ariko ntabwo zibaho cyane kurura ikinyarwanda
ejo bundi dushobora kujya usanga twakubonye ugasanga wabeshya abafana ntabwo ari byiza Ngo goroshya ikinyarwanda uvuga ati ntabwo ukunda kuba uriyo sibyo byiza nk'amahirwe ibyo bintu mbwiye ahubwo mu kanya ndagufata gute se ndagufata umereze bamwita gukira umereze incamake ubwira ni umuhanzi ugomba kuba ufite ibaze ariko nagiye kuguha details z'uko umuhanzi agomba kuba ameze ari wowe noneho birimo buriya bimaze igihe birimo ahubwo ni uko udashaka kubishyira hanze uri mu matwi makuru yes hari igihe samutaye muri kujya no ku mbuga wenda bigutunguye reka tubishyire muri iyo sansi iyo ugiye gufungura imbuga cyane wirukanyira he kureba ujya kureba icyamamare runaka se kiri muri industry yanyu cyangwa ujya kureba amakuru ya naya cyangwa ujya kureba ku muntu wemera ugifungura imbuga ahantu uhita usacinga cyangwa kuba wafunze nyine ujya kureba ni kuki bigendanye n'umuhanzi cyangwa ibyo ari byo byose muri rusange ya muri rusange iyo mfunguriye njya kureba amakuru yatandukanye amakuru ni izina rusange abaturage bepfiriya yafunguye nk'iradiyo ajya kuri radiyo nawe ufungura ujya ku kinyamakuru kihe uzi kigukorera amakuru ubona ko aba ari byo byatara ni byinshi ni byinshi genda afungura ikigo niho amakuru ndi gushaka agahita ndeba sinjya ndeba hari amakuru nese ubyukuza amakuru ugiye gushaka cyangwa ugiye uvuga ngo wowe nk'ibisanzwe mfite telefone yanjye mfite ukuntu ufungura nkagivuga ati wenda iyo telefone ye marike iyi ndaza gufasha kameramani amfashe anyereke iyo marike iyo phone mbona kubaza ikibazo iyi ngisi ishyira muri kamera tunga muri kamera turebe tunga muri kamera marike ntabwo mbizi ahubwo ngurambira nadufasha zooming turebe twereke iyo urambwira yes kameramani wayifashe fresh ibintu bya marike so ndashaka noneho kubaza namanure gatoya anyereke no kuri kechi gatoya anyereke no kuri kechi dufite umuhanzi ariko niko ibintu by'imbuga ntabwo ndigare yes cameraman none akiri aho ngaho akirimo gufata aho ngaho yavuye byihuse ndashaka kubaza umuntu utunga iPhone nabonye muri iPhone cyese ni wari pochette watereseho sisi pochette kareka ntabwo byakunda none umuntu utunga phone ya iPhone ntabwo bishoboka ko abadakoresha imbuga nkoranyambaga polisi nk'umuntu w'umuhanzi n'industry y'umuhanzi none reka nkubaze ukurikirana gute abantu ureberaho bararo umudo wawe muri music cyangwa udushye tuba twabaye ugomba nawe kwigiraho cyangwa se abafana bawe muganira ubundi iyo mfunguye radiyo bitambyumva radiyo Rwanda umutego umutindi washibukanye nawo kapfa uri muratubeshya kwico n'urobesha iyo mfunguye radiyo Rwanda bitambyumva nukuvuga ngo nimba Riderman agiye kujya wenda nk'aha bitambyumva hari gifungura radiyo none ko iyo radiyo ishobora kubivuga Riderman yagezeyo ko babirebera kuri post ze zo ku mbuga ze agasanga yabishizeho arimo kuvayo cyangwa ari kujyayo mfite nimero ya WhatsApp nareba ngo yageza ariko bavuga ati Riderman agiye kujya i Rubavu reka okay nanjye nkoresha imbuga nkoranyambaga yes nkoresha WhatsApp WhatsApp nyine niyo nkoresha reka umuntu kuko nkoresha WhatsApp kuvuga impamvu z'akazi ahubwo ko no muri rako bakoresha WhatsApp baganira nanjye mu WhatsApp ndayikoresha ubwo rubuga nkoranyambaga nkoresha rwonyine unarwize ukoresha Facebook wenda ushobora kuba warazamutse ukavuga ngo reka mbenye post Facebook wayikoresheje nayikoresheje nkiri umunyeshuri nkiri umwana ukiri umunyeshuri wafunguye Facebook uri nka mu kangahe njye nafunguye Facebook ni mu 6 7 nejo bundi cyangwa wayize kera nejo bundi ngabi na 13 soje segonderi 2013 byibuze nka njye nasoje segonderi 2009 ejo bundi ibi ni cyenda so nasi n'ijuru se nanyiri primary wala nanyiri primary ngo mwagata ukabuvuga ngo uri mwana ya nibyo ariko so ugikoresha Facebook cyane ni igihe story watera abantu bakurikiye n'abafana bawe ugize gusoma ukadaskumvira gukoma kuri Facebook yes ubundi ngiye Facebook ntabwo njya ngiye gusoma
ikintu nakunze kwikoreshaho ni uko abantu benshi ziranye nabo twiganye abantu benshi mba nariganye nabo kera iyo za primaire ntabwo mba nkibibuka bisaba ko njya nko kuri Facebook naba nkeneye nimero ngahita nshatinga nabo akavugana akama nimero ngahita nkomeza iyo nkeneye kuba nasoma njya kugihe igihe hano muri telefone kiba muri cyo kinjya mfungura gahita mbona na ndera undi muntu njya mbona n'undi umuntu bita Davis D nawe njya Davis D umwami w'abana umwami w'amahiti n'abana niko njya numva reka ndawe namubona ku gihe yes muri rap record mukorera abantu indirimbo ayo makategori rap nani bose n'amahose dukora kategori zose abaraperi umuhari abari umuntu bafasha abantu bakora gospel abantu bakora afrobeat afro trap hari hose barabakavaringa ufite amatsiko wahita ujya kuri back records kuri YouTube ukaba ureba samples z'indirimbo zihari ahahiye ni rap records izina rya YouTube yawe nibwo yitwa rap records sinzi niba uri tayari mo neza cameraman adufasha na yeke inkweto bayibonye ubundi iyo watch iri kumugura ngahe mukumvishe ko mbona isa nk'ihenze man izi watch z'abaturage zirahenze zimwe zisanzwe ariko nguraza kutama kapera uri tayari ugaragemo kapera umuhanzi ariko buri si nyuma yo kudukotama kapera ariko cyangwa urabishyira mu ndirimbo mu kapera izina ry'ikoresha kuri izina nkoresha ry'ubuhanzi ni Radistar Rashid ni Rashid Rashid Bangafa urumva kumva nakoresha izina ryanjye narikuruye Rashid na Star y'inyenyeri ubu ugiye kudutama kapera rero uri mihogo ni fresh cyane cyabo guha amazi ubu nabanza bampa amazi reka nkwe ukajindi kunywa reka nkwe ukajindi kunywa ntarebe imbese kwamo ndabizi ngoma muri kunywa imyotsi ariko nawe ufuje ufata imyotsi se sha amadani mu mufata yo muri studio ibyo bintu ntabwo nyambyumva nyine nuko byumva gutyo njya mbibona nta nubwo ubibona gutyo urabyumva gusa n'ubibona byumva ntabwo ujya ubona numva ngo ari studio z'iyo ngiyo bajya babikora bagafunga bagufashe bahita bafunga iriya myotsi n'ibiti byose twagiye okay sitaji beef na mtu wote yani mapenzi kokote I wanna be a super level I don't wanna lose hope let's talk than walk kamana sitaki beef sitaji atatezi sache batamu Manabuze biti. Wabuze biti za wajya. Munyamwuga naka byatena biti. Rwaya kapera n'ubundi. Okay nakurakoze cyane. Tukira ngaho kabisa. Ku munsi wa mbere duhurira muri gara wihaye contribute urenzaho no kumenyera ibyo nkora ntibimanyura ni naye mpamwe bivuza ko nawe ntegekwa mu bibazo ngira nusura yabamenyereye mwantege ubusembwa nubwo nabikoreye babazwa nuko mutegeze mumenye la records umutima kugira nkubwira uwundi wowe washatse kumenya ndiwundi kagatari utifuje ko kasohora urumuri kivuza ko kaguma mu mwijima aho kabona ikije indirimbo yose ko numva irangije lifestyle boy wow ni sawa cyane anguhaye vasi ya mbere we nujya uririmba se mwana panje byarasanze numva ijwi ryaririmba imihogo yarahwereye uzajya yababyeyi yaratumbye nyababyeyi yarabyimbye urana biriya bintu kuvuze ntago bibaho nyababyeyi abantu baba mera oya baba abantu b'igitsina gore yakari umunyarwenya njya numva uri kuvuga ngo nyababyeyi yangiritse wa munyarwenya umwe ukunda gukina asa nkaho ari kurira ari mu mayoga ninde dufashe bo mu Rwanda kugiye ntago bibaho n'iki kibazo yende kugiye yabwishwa n'umuroro kugiye ntawe ziriya story z'inkundo mba ndi kumva kugiye ntazina ariko hari umugabo njya numva ujya ubivugaho sinibuka izina gerageza wibuke uwo muntu se wibuka neza kujya urya amafi keretse ndamutse ndeba mbirebye nkahita menya nk'izina rye tureberemo ari umuntu ujya ukunda kuvuga ibyo bintu umuntu ujya ubivuga umunyarwenya kabisa ujya ukunda ntabwo ari umunyarwenya n'umuntu kuri YouTube
kuri YouTube bivuga amakuru y'abantu inkundo zirankunde kumva zakamejeje nahanye kuzivuga akavuga n'amakuru ya mu rugo kabisa yigererayo no mu rugo mufitanye ibibazo harya batubwiye ko mu rugo ari he iwacu ni Kacyiru ubu none uri gutekereza iki numara kuva kuri TV hano cyangwa wari bakimara kubona ikiganiro twacyakora kuri TV uragere urazabifata ute wamenyereye gukorera ku maradiyo ariko nuteze kuri TV nindamuka mbibonye ndatangara cyane ndimo ndabona banenze ikintu hariya bari kumbwira ati reba mu hariya ati reba ubundi uvuge ndise ndimo ndareba umuntu uri hariya sinzi wagwaye nyine bya bindi ndimo ndareba ariko ndabona ari hatari meze nka karacu ko kibunda kiraro ndimo ndashaka kuvuga ati reba parido bwose kamera bari nawe ndetse ameze nk'umuntu wenda kunda rero nindamuka mvuye hano ndahita nerekeza kuri Rock Records Records nyinshi ndimo ndabona Rock Records Kacyiru niherereye ni naho mu rugo cyangwa oya biraturanye mu rugo ni Jose Nyamirambo ni Jose nuvuga ngo njye nkunda kujya ku mbuga nkoranyambaga sibyo ukoresha izihe imbuga zose zizibaho uzizingaye mu mbuga nkoranyambaga igihe.com igihe ntabwo ari urubuga ni platform y'icyo gihe nyine icyo gihe niho hantu njya urubuga rwabo nyine twe turashaka imbuga rusange we baby YouTube ni urubuga YouTube njya nyijyaho nkajya no kuri Facebook wayivuze nayigiyeho kera nkiri umwana akiri umwana gitambakamba ariko ubu ntabwo akiri umusore oya none wabaye none se abantu ibintu byo urubyiruko ruba rurimo urabivuga iki kuba utarurimo utabirimo sibyo aho niba wararinze muri ya myaka y'abasore ukaba uri umuhungu uri kwishakira amafaranga oya yenda cyari umusore kwanza ndacyari umwana sinzi n'umusore wata umutsima ugatoragura ibuye aho nawe nandavuye kuko warya bombo yaririye mu ishashi reka yes none nuvuga ngo hari akantu ufite hano karimo logique ndagira ngo ujye niba ari guhishura mu kirundi bavuga guhishura guharura niko bavuga guhishura guharura kuvumbura nyine mu kinyarwanda cyacu kuvumbura ikintu kirimo aho ngaho cyishamo ni uguharura nyine ubwo ngubwo ndashaka ngiye kujya mvuga akantu mbwira logique irimo ku bantu n'abantu bari kudukurikira kuri screen baraza kure kamera za John BTV baraza kwibaza ni ibyo usubije n'ibyo cyase byo umuntu yumva ko atari cyo ashyize gushyira muri comment nuvuga ngo hano nanze ati ninjoro naraye nsabye Imana kunyibagiza ibibazo byanjye byose turi kumwe ngo none ngo nashare wanjye namwibagiwe akantu uri aho ngo hari miki we nyine iyo ni slang ntabwo ushobora kwibagirwa shere ko shere ni ibibazo shere ni ibibazo yego ubona bafite shere bose ni ibibazo bafite shere bivuze shere ni ibibazo reka uvuze ngo iyo ntero warambwiye ngo yasabye Imana kumwibagiza ibibazo ahita yirirwa shere ntabwo bishoboka ubwo se shere ubwo bishatse kuvuga ko nyine mu bibazo afite na shere yarari shere ibyo nyine nicyo kibazo cyane iraba ari ikibazo kandi ibibazo ntibabyogirwa nta nawe kwepera ubona uri guca abantu bafite abashere se ko bafite ibibazo aho ya ni uko kuri kandi kuri kuraryana ufite sheri ni ibibazo oya ntabwo bishoboka ko bimeze ahantu uri murambeshya cyane ku bantu bafite abasheri bafite ibibazo yes igi urarize igi yes igi isanzwe ry'inkoko ni ukuvuga ngo ariko amagi ni menshi hari ay'inkoko hari ay'imbata hari n'aya dendo niyo mbata oya dendo iratandukanye n'imbata yes hari amagi so ni ukuvuga ngo inkoko igira kureba ry'inkoko ubuzima bwaryo butangira ryari bukarangira ryari buturutse nyine ni ukuvuga ngo igi mu kumeneka ubundi ubuzima bw'igi butangira ryari rimenetse rimenekeye hehe uvuga ngo rimenekera hasi riturutse he harimo imbere n'inyuma ikibazo sinzi niba ndi kukibaza neza muze kumfasha gusobanukirwa abantu bari gukurikira John BTV ni ukuvuga ngo igi inkoko
ubuzima bwaryo butangira rimenekeye hehe cyangwa bukarangira rimenekeye hehe? Ibyo ni ibibazo bibiri. Ngiye numva ubuzima bw'igi butangira rimenekeye hanze. Rimenekeye hanze uvuga ngo inkoko yari turaze iri hariya rimenetse riri hariya ubuzima buhita butaha. ubundi ubuzima bw'igi burangira inkoko yavuye mu igi yapfuye. ikibazo wapi ntabwo kiri kumvikana, sinzi niba nacoje nabi. ubuzima bw'igi butangira he bukarangirira he? ubuzima bw'igi butangira igi, ubundi inkoko ituraga igi. Reka ngufashe ni ukuvuga ngo igi iyo rimenetse biturutse inyuma unasikia ubuzima bwaryo buba burangiye. None iyo rimenetse biturutsemo imbere ubuzima nibwo buba butangiye. Unasikia uri gusiya sana umva. Iyo riturutse inyuma riba rivuye. Urabizi ko umushwi akenshi na kenshi niyo yimena. Iyo kari gukura niko kagira ute kagenda niba gashondaho niba gakura nyine kagenda karibyiga. Urabizi nyine ko nibwo kaba gatangiye ubuzima bwako. Ariko iyo hagize ikintu gituruka inyuma kikamena iryo gi ubwo kiba kimenye mu gihe kitari cya nyacyo. Nibyo nashatse gusobanura. Uri kubyumva neza? Ikibazo nabi ntago wanjye abantu b'abanyacyaro ko twaba mfite abindakaza. Ariko sinibase ntabwo turi kwemeraramo. Abantu bo mu cyaro turabakunda cyane. Nibo abana bagenzi banjye, abashiki banjye na inshuti zanjye bo mu cyaro. Kacyiru ni mu cyaro? Kacyiru ni mu cyaro? Kacyiru ni mu mujyi. Aho naturutse ntago ariho. Ahubwo aho waturutse aho ngaho ni fresh ko bavuga. Kunyumva nabi ntago naturutse Nyamirambo mu cyaro. Nyamirambo ni mu mujyi cyane turabemera. Bana b'inyamirambo muratuvanga. Ntago ndi kubavanga. Yes, ufite umukunzi? Ngewe? Yes. Nta mukunzi ngira. Nta mukunzi ugira? Ariko muri iki nta kibazo ufite umukunzi. Ko nawe uratuvanga. Umwana agira umukunzi. Ubwira izina rye se? Umwana? Umukunzi mfite nta muntu utamwemera. Nawe uramwemera. Ni wowe? Amafaranga. Noti. Amafaranga? Wigeze gukundanaho n'umukobwa? Umukobwa? Yes. Wapi? Ntabwo bibaho. Yes, ndakundana. Ntabwo bishoboka. Ntabwo nakundanye n'amafaranga. Ndayakunda gahenda. Kajya nkarira bikanga. Ngongera nkagerageza. Ariko nta bakobwa ngira. Birangira? Nuhari rwose uzi ko ahari ewana. Wapi? Ari umusore nigeze kumva arimo aravuga yarakara ka video gasanzwe. Arimo avuga ngo ujye wiyitaho ubwawe uko ngo umuntu ngo arenga uburere butanu aje kugushyingura kandi atarenga isibo muturanye isibo aje kugufasha. Nasikia sana. Aho ngaho ucyumva icyo kibazo aho ngaho wabwira icyo abantu bari kureba. Abantu bari kundeba ngiye kuba nta mukunzi mfite nta kibazo mfite. Aba bafite courage cyane bateye courage. Kuri icyo kibazo mvuze cyo kujya wiyitaho ubwawe kuko nta muntu wavana urabivuga iki? Ubone nimba uri aho ngaho uri kureba John B TV. Yes. Utajya wiyitaho barapfuye byararangiye. Yapfuye ahagaze. Oya. Upfu umuntu ahagaze sinjya mbyemera. Ubundi umuntu apfa yavuye mu mwuka byararangiye. None kukivuze ko yapfuye? Tutacyumva ngo radistaraj. John B yararangiye. Bavuze ngo umuntu yapfuye ahagaze bari kutubeshya mwana. Nta muntu upfa ahagaze. Negareka. Ubwo umuntu ukurikiye John B TV utajya wiyitaho urahe? Umuntu ukurikiye John B TV nakugina. Ikintu cya mbere ugomba gukora. Yes. Kwita. Niba ukorera udufaranga ukanywa byeri ukagurira abantu benshi cyane. Umwana ugomba kujya ubagurira ariko ukamenya ko ugomba kwambara neza. Nimba ufite umwana wateye inda ugomba kumwitaho. None ariko icya mbere na mbere ugomba kwitaho fresh. Yes. Ukamenya ko nta muntu uzaguha backup. Nimba ufite nk'udufaranga twawe ugomba kujya duke utundi katuzi. Umwana umwitaho se? Jewe. Umwana yita ku wundi se. Nuzara wibonye. Nta mwana wita ko. Ubundi muri make nta mwana urerwa. Ko nanjye ndi umwana nkeneye kurerwa nanjye kurera umwana. Nawe umuntu uvuga ngo muri Kuri bakira abana
kwakira abana bakabaha niba brand inshingano. ambassador ari umwana ntabwo bivuze ko Bruce Melody atahagiye umusaza urimo uratwika boss wawe nareba ikiganiro kwicara kwiza none ushobora kumbwira gute ukuntu Black Record yemeye guha umuntu kumuha inshingano zo kuba brand ambassador umwana ibyo bisobanura ute? ariko hari abana baba ari abana bagaragara ko ari abasaza rega muri iyo satse niyo nashatse kwivuga ushobora kumbona nk'akana disi akunda umusaza nta mwana agira wakuriye mu ruhu mindari niho nakuriye ubwanwa ubundi nta mwana ugira ubwana none kukiri kwita umwana ubwo wakuriye mu ruhu byakuriyemo indani urambona ukabona umwana mu cyenge ngo kiranyara uwo mugani ugize wumva ukiri umwana ngo kora ibi n'ibi ngo mu cyenge ngo kiranyara ibyo bintu sinyabyumva njye kuko nta mwana ugendana n'abasaza ibyo bivuga abasaza ariko abasaza njye sinyagendana nabo ariko ndimo ndateganya kujya ngendana n'abasaza bakambwira mbagwa. Yes, iri jambo imboga zibona abana ni umugani cyangwa ni iki najye mbona iki imboga zibona abana ni umugani nese cyo umwana izo mboga ugize zibona abizigeze zikubona muri make ahubwo se ikibazo ni izo mboga bavuga ni bwoko ni dodo ni muteja muteja ni imboga cyangwa se ni nayibwo ni mu bwoko bw'imboga hari umuteja hari dodo hakaba na amashu n'imboga hari imboga mu cyaro dukunda kurya abantu bo mu cyaro imishogoro izo mboga bavuga imishogoro ni iki abana imishogoro ni iki imishogoro urabona yo bateye ibishyimbo sinavuga ngo amezi n'aya babaranga ibishyimbo bigiye kwera ariko hari igihe batera ibishyimbo urubuto rukazamuka igihe indabyo zitari zaza muri cya gihe indabyo zitari zaza hari imishogoro n'iriya bacaho mbere y'uko ibishyimbo bitangira gutera imbuto cyangwa kuri ibishyimbo bifite amabati atatu ntabwo mbizi kunyamuna bayirya tukomeza ukivuga ku izo mboga nta mboga zigeze kubona ukiri umwana izo mboga zibona abana ntabwo nziza ubundi si uwo mugani wasobanura ku muntu utazi ikinyarwanda fresh cyangwa udagusobanukira uwo mugani wamusobanura ko imboga zibona abana bari bashatse kuvuga iki imboga zibona abana abanyarwanda bacu ba kera ubundi ugiye kukiboneza mvugo ni hasi cyane ugomba kujya kwiga wenda cyane no kwiga abana turakomeza tukiga ariko iyo uvuze ngo imboga zibona abana njyewe numva ari nko kwa kundi hari nk'amahirwe ushobora kubona ukayapfusha ubusa kandi wagakwiye kuyabyaza umusaruro kandi nawe ubibona kandi yaje akwizaniye yego amahirwe ashobora kuza gutya aho kugira ngo uyafatirane ugahita uyajugunya ku ruhande niyo mpamvu ugiye ntabwo muri iyo sansi bavuga ngo imboga zibona abana hari amahirwe aza akwizaniye ukayatakaza kandi bitari ngombwa ariko izo mboga ntabwo nzizi ni amahirwe muri make bari bashatse kuvuga amahirwe ni amahirwe se iyo ugize uhura nayo ukiri umwana ukaba uri uvuga ute bana iyo nyafatirana gutya abana bari muri kategori revo gutya itandukanye n'iyi ngiyi ngewe nta mahirwe nahuye nayo turi umwana wakuze mari ubwo amahirwe yawe aracyahari kuko nujya numva bavuga ngo amahirwe aza rimwe mu buzima amahirwe yawe ntabwo yari yaza yaracyahari uracyategereje cyategereje ubwo hari igihe nange azambwira wizerera amahirwe se wizera ko ibintu byose biba ari amahirwe gutyo wizerera ntabwo njya nizera amahirwe buri kintu cyose kiva mu gukora ubwo nawe amahirwe ntabwo kiyategereje abantu mufite abakunzi nta kazi mugira buriya nta kintu muba muri reka ibintu byose biva mu gukora urakora ukabona amafaranga kwa kundi mu gitondo nabyose numva radiyo Rwanda nk'uko ujya uvuga kwa kundi wa munyamakuru wo kuri radiyo Rwanda Jean Denis Ndayigaya na wa mukobwa usinzi niwe umugore bakunda gukorana nawe numvise bari kuvuga ngo umuntu wo hanze ngo sinzi igihugu bavugaga ngo biva mu gusenga ubwo byose niba ari mu gukora urumva ko bifitanye isano no mu gusenga biva mu gusenga cyangwa biva mu gukora ibintu biva mu gukora niyo mpamvu bavuga ngo icya mbere wowe urakora ko Imana ifashije ntabwo wasenga udakora ngo bizave wowe urabanza ugakora ubundi ugasenga wize primaire kwa kundi twaba tugeze muri examen ikibazo cyo kundi tugeze muri examen bavuga ati tugeze mu kuririmba ukunda kuririmba indirimbo indirimbo y'igihugu
ukunda kuririmba Rwanda nziza wenyine se cyangwa cyanaga n'abandi benshi nafatanyega n'abantu benshi b'abashuti banjye tukaririmba Rwanda nziza mu kizamini. Indirimbo rusange ukunda kumva abantu bakunda kuririmba bahuriyeho n'ingiyi kera Maria Rosa Maria we Maria Rosa sinzagusiga niyo ngiyo najyaga nkunda icyo gihe muri saa pime. Ariko ubundi biracyabaho mu byo kuririmba muri class ko muri examen biracyabaho? Birahari hano umuco gakondo twifitiye. Yes, wakunda kuririmba indirimbo y'igihugu ubwo ntabwo yakweexpiraga kuba waba ingabo y'igihugu. Tukira ngaho wene turasubije ikibazo. Ni biki wakundaga wari uzi ko ari ibyo ukiri umwana ubwo muri make wibeshyaga ugasanga ubu tuvugana warakuze nubwo ukiri kwita umwana ariko ugasanga waribeshyaga byarahindutse atari ibyo nyine uko bitekerezaga? Rero kera nkiri umwana nakuriye mu buzima nyine bukomeye byataye. Ikintu nari mfitemo nk'intego numvaga ko nimba warakuriye nk'ahantu bahinga. Yego. Ngiye nakuriye ibyaro mana abantu bambana gutya ngiye ndi mu cyaro. Byaro Nyamirambo. Nukuvuga ngo nakuze bahinga. Unuvuga ngo icyo bita umutego mutinde ushobokana nyiraho. None kwa gukura mbona bahinga ngiyewe ntago nigeze mfata isuka ngo mpingi nayifashe gakiye cyako nayaga njya kureba abashumba baragiye. Gusa kubera gukura mbona abantu bahinga ngiye nakuze ndashaka guhinga kabisa. Ibyo bintu bindi uri kumbwira nakuze ntabeze. Ikintu nari nzi cyonyine numvaga ko ngiye ngomba kwiga. Ukabiki wiga wumva gushaka uzaba iki none? Numvaga nshaka amafaranga gusa. Amafaranga uyakura hehe nyine? Hari umuntu uburebera uvuga ati abana banaba muri quartier niba uvuga ngo wakure mu cyaro abantu wabonaga babyuka bajya ku kazi buri munsi cyangwa wumvaga nko ku maradiyo abantu bise amafaranga. Wavanga umuntu washaka kwiga gukora iki? Ushaka uzaba iki nyine ayo mafaranga uzayakura kuko ntabwo wakwiga amafaranga yatora. None ashaka kwiga ngo umunyabwenge. Iki ubiki washaka kubiki? Ashaka kuba nk'umuntu ukoresha ikoranabuhanga cyane kabisa. Umuntu w'umuhayiti. Rwanda kwinjirira cyane njya nkwinjirira ku mbuga zawe nubwo uri kumisha cyese niba ari ifoto yawe bakoresha izi kongeye nkoresha igihe dukomeze ukoresha igihe ukoresha igihe ni cyawe ukoresha igihe nibwo ruvuga nkoresha kare so nuvuga ngo njya mbona warya gupostinga ibintu na Instagram barabasi mu bicu nkoresha WhatsApp n'igihe gusa. Facebook nayikoresheje cyane. Yes Instagram nayisomye hano winjijisha kugihe hari amakuru. Njya mbona postinga ibintu bijyanye n'ama design n'iki shushanya ibiki post ibintu bya fisha ku man sinzi uraza kunsobanura kuri ibyo bintu niba bitari bane. Abana babakiga tukiga turakiga biriya bintu nibyo bintu nkora byo ku design. Ku design nibyo ukora designing ibyapa, flyers, posters. Ubifatanya gute n'umuziki gukontorora? Ntabwo turyama abantu baba mu cyaro. Kuba Kigali kuba Kigali ntabwo hari ubu ngubu ahubwo ndabona rwose mumeze nk'aho muri kunjyanisha mu kanya ngomba kujya mu kazi nkajya gukora indirimbo ariko biba bisaba kubihuza nyine. Muri Kigali dukeneye amafaranga, dukeneye iterambere kandi iterambere ntabwo twaribona turyana. Uvuga ngo njya mu kazi uko ibintu bitatu bivanga gute? Gukontorora studio, kuririmba, kujya no gushaka abahanzi baza kwikorera. Abahanzi bakaza bagakora nkajya mu kazi mu gitondo saa 4 nkaza muri studio byangomwe haririmba. Ubwo abantu bashaka gukoresha ibyo byapa amafraze n'ibiki bakureba baza gushyiramo nimero hasi turaza kuzishyiramo hasi bajye baguha ibyapa yandeba ibyapa twamufasha ibyapa flyers ibyapa byo mu mihanda branding imodoka branding ama office twabafasha. Aho ni sawa cyane. Uzancangaye ninza gukoresha icyapa cya John BTV ko nenda kugikoresha cyane. Ibintu byose nzi ko bitangirira mu kumvikana bikarangira mu kumvikana. Uzaze kuri WAC tuzumvikana. Ukorera kuri WAC se niho designingira? Kuri WAC kuko ariho abantu bahasanga niho mu rugo.
oya ariko ndaguha nimero zanjye ntacyo nimero zanjye zo kuri kuri ko zitari zifite zo kuri oya zose zirahakora kuko ndi wa Rock Records bambaza no kwizo nimero ufite ntacyo nenda kubariza kuri zino no hariho n'izindi ariko hari ebyiri mu bantu bari kureba kuri John B arazo uri bushireho turabakana kariho nimero hari izanjye n'izindi wahamagara z'aba design so nuvuga ngo ku kintu ari nuvuga ngo ku kintu kijyanye na sex nubwo ukiri umwana ariko ujye ubyumva uri ubyumva urabisubiza uko ubyumva ubyumva ni yaroshe ikintu kiri kukubaza uraza kubyumva ya sex ni kwakunda abantu baba bagiye muri happiness mu bicu hasi cyane baguruka mu majyepfo baba bagurukirana bagiye kubatwika kuki buri muntu iyo bagiye mu itangiriro buri muntu afasha undi kunakinga ikibazo uri kumbaza ntabwo ari bicyo nyine ni ukuvuga ngo buri muntu wese ni ikintu ntabwo ko nkunda gusoma icyo kibazo ndi kukubaza hari aho gihure n'ubuzima busanzwe hano iri moro story nyine story ya gakondo isanzwe muri make ni ukuvuga ngo kubera iyo umuntu bagiye mu mibonano mpuzabitsina buri umwe afasha undi gukuramo imyambaro ariko noneho nyuma y'igikorwa buri umwe akirwanaho ibyo bintu biterwa n'iki siba nagusubiza nta gisubizo mfite gute se nta gisubizo ntarabikora sindabikora none se nagusubiza nabizi umuntu ufite ubwanwa se uri manzi se biragoye ngo ako kantu utamisemo gasobanura sindabikora nta nubwo urumva amajambo bawe bari kubiganiraho reka nagese rero numva banabivuga ndigenga ibintu ntabwo byumva abana reka ibyo ni ibintu byumva abantu nko ku gihe sinabisangayo ku gihe ufite nk'ahantu wabisomye nabikubwira ndagufasha kugira ngo dusobanukirwe ni ukuvuga ngo mbihuje n'ubuzima bwo hanze wowe bari gukora mufasha iyo bagiye gukora buri muntu afasha undi mabanga nyine y'abantu bari muri rovap ntabwo ari ngombwa muri iyi minsi ugira ngo biracyari ngombwa kurwubaka nagiye umuntu akora stage mbere y'uko mwubaka mukabanza mugatesitingana ntabwo mbizi sindabizi ko ntajya mbijyamo turabihuza n'ubuzima hanze sinzi ikibazo nigize kukubaza mbere gisaba kuba buri muntu nyine niba ari ukwirwanaho niba ari ukugira ute sinzi ariko cyenda gusa uburyo mbona inkondo z'iyi minsi ariko ubwo ngubwo ndabihuza n'iki ngiki mubajije cyo kuba umuntu afasha undi mu gukuramo noneho basoje buri muntu akirwanaho n'ubu gishaka no kungomo kubureba amaso niko njya numva yes noneho kimwe n'ahangaha hanze baravuga ati ndabihuza nanone niba ujya usoma Bibiliya sinzi ndabihuza no vuga ati ngo kabisa ibikunaniye muri Korani gusoma muri Bibiliya umuyisilamu harya nibo baravuga ati teye intambwe imwe niko Imana yavuze mu babyanditse nyine sinzi ngo bimeze bite ngo teye intambwe imwe nanjye nzatera 99 ngusanga cyangwa ngo ni ngo abagiye hamwe niba bagiye inama mu nama abagiye inama Imana irabasanga kimwe nano cyo kuvuga iyo hano yo hanze yo nta kintu uri gukora gifatika sibyo no kuba kifatika wenda bakabona ko kiri mu nzira y'ikintu kizima nta muntu hano waza kwiteza hanze ngo agufashe ndagihuza na cya kintu ngo yiteho ubwawe kuko umuntu arenga urere butanu aje kugushyingura atarenga isibo aje kugufasha icyo umwana hano hanze iyo utirwanya nta muntu wakigera kwegera ngo ikintu mikinga gufasha nta muntu umwe uzaza ariko nagucemeje yes ubundi nkuko wabivuze abagiye inama Imana irabasanga yes mbona kuba umuntu yaza akagufasha keretse ubaye udashaka gufasha ubundi abantu benshi muri iyi si ya Kigali turafashwa dukeneye ubufasha hari nk'abantu bibana ubwabo abakeneye umuntu uza bakaganira ubu bararana wenda bakara bari kumwe mu nzu ukwibana mu nzu biragoye gutekana ikibazo niba wajya resitora kuko uri mu nzu ya wenyine ari nini ikibazo
umuntu wese akeneye gufasha, ariko nanone mbere yuko ukeneye ko abantu bagufasha bisaba ko hari nk'ahantu ugomba kuba pe ku buryo wenda ya ntambwe imwe haba hanahatira n'umuntu kuhaza, kuko abantu b'iki gihe iyo nta kintu uriho nyine ntabwo ibya bintu numva ngo ufite niwe uzongera, udafite yamburwa nuko kimwe tubihuza nuko ngo kwa kundi ngo iyo uri umukene muri famiye ngo niyo ugiye watse ijambo mu nama nyine muri famiye kandi umukene ngo bagiye cyangwa ugiye guteza akavuyo baravuga ati bya bibazo bye ntabwo tubikira, ugasanga bakwimye ijambo cyangwa se umwana bamwirukanye ku ishuri, bibaho cyane. none waba uri umukire mu muryango niyo ukoroye bahita bavuga ngo icyo gitekerezo cyawe ngo nacyo ni inyamibwa. aba bana iduniya wallahi ni icyaha buri ni icyaha ariko ya mategeko 10 y'Imana agiye muri korana bamo amategeko 10 nibyo byaha cyangwa hari n'ibindi byaha biri ku ruhande, amategeko nibyo byaha cyangwa sinzi amategeko abiri yo guhana ibyo byaha ahubwo bihari amategeko nko bikomeye arabikumira akanabiha. Batubwira amategeko 4 muri 10 amategeko 4 muri anga 10 ntukabeshye ntukibe ntugasuzugure ntugasambane ntukibe ntugasuzugure ntukanatware akubundi na nukice bwiremo ngo asubundi hari ibindi n'ibyo ngibyo nubwo niba bihari ubwo se n'ibyo ajya no n'ibya ukabangikanya Imana yawe n'izindi mana nabyo neza mbo ubwo ni kimwe n'ibyo nandi muvuga gusa tukira aho ngaho ibyo ngibyo narabikubaza nigeze kubaza ikintu wabyirutse wumva ushaka kuzabaho none ubu tuvugana ariko ndiyize ku kinsubiza wambindikiranyije uti ngo uradesigninga uri umuhanzi ukiri umwana, ubundi ubuhanzi bwakujemo ryari muhe mwaka cyangwa mu bihe bingana ubundi ngewe natangiye ubyiyumvishemo ryari byo guhanga bibiri nko muri 2002 Yesu 2002 kubera ko 2002 njye nafite impano yo kumva indirimbo y'inyamerika nkiyisobanura ntari giye nareba muri lyrics y'icyongereza y'inyamerika 2002 mayinga sinujoro ari icyongereza nkumva nk'indirimbo we ubwo 2002 bafite ibyangaye 2002 ubwo nari nkivuga ubwo nari nkivuga ko nacyari umwana baba umunyagwa icyo gihe abantu bari kure ikiganiro baze kudufashanya kwicwa n'uburoro ndahora nkusubiramo umutego ngo umutego mutino shibugaranyiraho icyo gihe mbose ngo wasoje ngo kwiga secondaire 9 2002 nibwo nari ntangiye kujya numva nibwo natangiye wese wize muri Afrika cyangwa wize mu Burayi primaire na secondaire Rwanda mu Rwagasabo none si imyaka 9 ni gute yava imyaka 12 primaire sibwo nari yapa ngo yapa 2002 nibwo nari ndaho za amategeko kirage nafite ubushobozi bwo kumundirimbo kayisobanura ukayisobanura ko nakundaga indirimbo cyane bakira nakuze numva nzaba nk'umuntu bita Tiya njye murebo ura mu black Umunyamerika cyane biriya binaririmbo narabikundaga ariko 2002 nakuze numva naririmba uza kwinjira mu muziki ryari neza 2014 abantu bari amaye sinujuru iyo ndirimbo yawe irahari ku mbuga cyangwa yaheze kwa kundi ngo narazikoze neza stock ku mbuga ngewe se kuri rock record ni hore oya iri kuri YouTube ari iri kuri channel ya Radista okay so uwondiwe amaye uwondiwe muri icyo gihe 2013 abahanzi bari hiti wavuga ati kabisa y'abantu umuhanzi arabikora kabinkorera kabisa wakurikiraga cyane Rutendere ajya ngo n'umwana w'imihanda n'umuntu bita Fireman reka Rwanda mwemere barashumikaga cyane Fireman n'umuntu bita Riderman legend ndabemera kiragiye bari bameze nabi na Jay Paul respect kabisa ku legend baba rapper respect cyane kuri Trap Gang mu bicuse mbo
warabemeraga cyane Riderman na Fireman. Eh, Iyo ndirimbo ya mbere wakoze yari mu yenjyana iri muri hip hop. Harya ka gapera dukubite kari hip hop kari wapi? karaka hip hop. Okay. Niko Ku munsi wa mbere duhurira muri Ngaragaye Ja. hajuzurenzaho no kumenyera Ja, ja. ibibanyura Ja. ko nahora ntegekwa Ja. ibibazo Ja. hagitsura Ja. babamenyereye mwanteye ubusembwa Ja. ubwo nabihoreye Ja. babazwa nuko mutegeze mumenye ntimba mfite ku mutima Ja. kugira ngo ubwire uwo ndiwe washatse kumenya ndiwe ndikagataro utivuze ko kasohora urumuri. Oh yo man. Wala. Ariko ubu ngubu usigaye ntwika na Afrobeat. Reka. The talent nyinshi cyane. Yes. Ugikomeza rwamakuba yicaye ku ngoma mbo. Niko urangije uravuga uti ngomba kwinjira mu buhanzi. Dukomeza dusangira kano ka juice. Kona ka juice keza cyane. Mbo ubwo uba 2013 winjiyemo kabisa urazamuka. Ubwo iyo ndirimbo yikora muri studio bwa mbere ifite amashusho. Oya. N'amashusho ifite. Ubwo nuvuga ngo indirimbo zawe umaje gushyira nk'indirimbo hanze zingaye zifite amashusho. Amashusho ntago njya nkora amashusho. Ko ndi brand amasoda. Na branding agiyewe ntago. Ntago narabishyira official. Ntago bira official. Nagira ngo mubikunde nimara kunyereka urukundo rwanyu nzabaha video. Yes. Kuri Ladi Star. Ladi Star urasanga indirimbo zigera muri 5 cyangwa 10 vene aho ngaho. Ladi Star indirimbo nyinshi. Ubwo tumaze indirimbo maze gukora zigera nko muri 12. 12. Ni nyinshi cyane kabisa. Harimo hip hop imwe izindi ni Afrobeat. Just muri miss harimo Call me when you lonely. I'll be there, just call me. Jegwe. What I have is for you. Ja. No deny I'm so cool. You look good in your dress. Ja. Today keep your address. Yeah. What I have is for you. Oh. No deny I'm so cool. Yes. Niko. Mu Rwanda. Nandika n'indirimbo. Urandika indirimbo? Ikintu cyiza cyane muri Rock Records dufite. Umuhanzi uje akaba afite nk'indirimbo cyangwa imirongo itameze neza. Yes. Twe turamufasha agakora indirimbo imeze fresh cyane. Okay. So nukuvuga ngo muri iyi minsi umuziki nyarwanda ugeze ku rwego kabisa, ugeze ku rwego utakwiyumvisha. Ndashaka uze kumbwira abahanzi ubona babirimo neza muri iyi minsi. Ubona kavuga ati bana barimo barakoma imiziki abantu babatigishije Rwanda. Abana bakiri upcoming. Nabona niko ni upcoming. Ubona ko batamaze imyaka myinshi mu muziki cyangwa ni ko muri Legend Bruce Melody. Wowe no umusaza ngo niko njya numva abantu bavuga ngo ubona we kizigenza abanye. Undi muntu muri bano bashyashya babikora fresh. Ari Bruce Melody ako nagari mushyashya. Yumva nabi no umusaza. Aja no umusaza mu kazi cyane ya. Abantu bashyashya babikora neza harimo Keniso. Akaza mu mwanya w'amahiti n'abana. Keniso muri minsi ndi kumva ngo niba sinzano yagiye gukora igitaramo niba ari hehe. Yagiye hanze hari undi bita Davis D n'abandi b'abana. Mu majyepfo pyo ngiyo. Akaza na Ariel. N'abamushere Mwex Kizigenza. Mu bicu cyane Kizigenza bra no musaza ndamwemera nanjye. Akaba n'umuntu bita Bwiza. Radio Rwanda n'ibicuranga. Ariko akantu no gutambikamo na akantu no gutambikamo k'igihe na Radio Rwanda ntago turi zakugwa gitumo nzabantumvigiye mwabantu muri kureba nzakugwa gitumo nzakugwa gitumo imbuga nzimite nzi kohereza ya. Oya je nirebera amakuru ku gihe akugiye abaho byiza nabo bari kugihinda mubona. Kabisa. Yes, komeza tuganiriza ya. This time ubwo nuvuga ngo ndabona amasaha yagiye wari waduhaye ariko batwihanganira kabisa. Ni iki kibazo ubona wambaza bibiri byonyine
ibibazo bibiri urabona mba ntabwo umwanya mba nawe hariya ndi kukubaza ntabwo tuzi yes muri ikintu cya mbere ngiye nshobora kubaza nk'abantu bakurikira John B TV yes ni ibihe bimeze bakunda nko gukomentinga mu biganiro byose mufite ibintu bakunze komentingaho yes John B TV icaho ibintu bitandukanye n'ukuri kumva agiye ubundi yakizaho ijambo TV biba ari meaning y'ibintu byinshi cyane wemere gucica ikintu cyose n'uvuga ngo hariho dufiteho amafilime amakomedi amastory n'amakuru atandukanye n'ibiganiro nyine so n'uvuga ngo bo ikintu mbakundira bo bareba ikiganiro bitonze cyangwa indirimbo cya filime barayireba neza bitonze bagasesengura batera komenti bitewe n'ikintu ukuntu bakibonye gusa kabisa niba uri gukora ibintu byiza uraza kubona abakiriya muri iyi minsi cyane kandi baturutse kuri connection ya John B TV ndakeka ari gutyo nabivugamo so ikindi wambaza ikindi kintu nakubaza ahubwo nasaba nk'inama wagira abantu bakurikira John B TV ku bintu bijyanye n'urukundo ruri hanze babagiriye inama ko ngiye sindakunda buriya nayo nshatse kugira inama abantu bakurikiye John B TV abakunzi bose n'abana biyo mu cyaro tuziranye nashaka kubagira inama ku bintu by'urukundo ariko ngiye ntabwo mbizi rwose sindakunda so nukuvuga ngo we nk'inama wabagira abantu impundu hano zirakomeye hari saga nyinshi cyane ku mihanda impundu zabaye ibibazo nanga abantu babasani benshi bakomeye tutavuga amazina yabo byanze hari abandi bantu batavugwa bari aho iyo byanze so nukuvuga ngo inama nabagira sinzi nera n'inama cyane byose biba bivanze n'ibitekerezo uvuga ngo urukundo nk'uko ujya wumva bavuga ati ngo ni mu myingo iki n'iki gusa noneho inkundo z'ubu ngubu zisigaye zicanye ku maso mva inkundo z'ubu ngubu zifite amakamera amwe y'amasatelite ngira ngo hari none zinafokasinga ku kintu niko njya mbibona hanze ngaha zifokasinga ku buceri ngo udafite murago udafite ngo izina gutya na gutya ngo haba hahiye warabyanze cyangwa nta rukundo ufite warabyanze cyangwa nta rukundo nta kintu mba ndiho ntegereje kuzabona ifungo nese tukiri aho ngaho ariko nta n'umwana ukunda tukiri aho wemeranya n'abantu bavuga ngo urukundo ni amafaranga cyangwa urukundo si ibintu nyine muri makeya ngiye ndabyemera ko ubona ngiye nemeranwa n'abantu bavuga ko urukundo ari amafaranga gute bizisikare binge twumva nta mafaranga nta mafaranga nta buzima ubundi cya mbere ni amafaranga ufite amafaranga uba ufite urukundo pe so ningize gusoma akantu baravuga ati ngo ese weho na sheri wawe muwe n'akabazo k'ibihumbi 200 ukaba wafata uretse oya ntabwo ari akugusha wowe ufite isano ati muwe n'akabazo k'ibihumbi 200 mukaba mutagakemura ngasubwo muri mu biki oya wenda ngo batanze ingero ziri kure z'amafaranga menshi wenda 200 kuko si make ufashe telefone ya niyashira mu kayihuza ikabitava n'ibihumbi 200 ibyo ntaho ibaze urabyemera sugo mbese ubu ni umuntu afite telefone ya senkani undi senkani ubona kandi babayeho neza bari no mu rugo babayeho neza urababona na bamwe zirara zishya iyo bareba ushyizemo ubushishozi bwinshi tubona ko byanze kandi zirara zishya yambaye ngo niko zubakwa zirara zishya biragoye man iyo bigeze mu bintu by'ibihugu biragoye pe nubwo baba bameze nk'abantu bari muri za state abantu bagiye mu Bwongereza iyo bagezeyo baba bikorera imyanda reka haze yakubwira ati ngewe ndwaraka akoze ko aba diaspora bo bari hanze kuki nta muntu ndumva uri ndani y'igihugu sibyo abavuga neza wenda bose bakora iyo mirimo ifakine mbarungizwe nese mbwira usanga bamwe ngo basibitinga handi ngo bacukura amawezi ngo baterura imyanda nta muntu ugerayo ngo akora akazi kazima
wagakura he cyangwa ni wa mukobwa umwe atukisha bose oya akazi keza kabaga kuko n'ugafite yaba ari keza yajya twereka atubwira ati ngiye ndi mu biro hari umuntu arabona mu biro se abenshi ni abazamu ariko icyiza cyabo barazi n'aha bakabivuga bose hari abo nigeze mbona ku gihe ni ku gihe ku gihe amvaye hari abo nigeze mbona ku gihe babivugaho ariko icyiza cyabo imvura muri bo ziraza zikavuga ati abantu ngewe ndi umuzamu nkorera muri Canada ndi umuzamu wa hoteli urumva amabona y'inaha akaba yahahiye fresh ariko akatubwira ko ari umuzamu nta kibazo nta kiba bitwaye nanjye ndabyemera buriya ubwo byemeje ijana ku ijana cyangwa bagira ngo batazabasaba amafaranga nk'uko umuntu agiye hanze ngo aho ari amafaranga iki inzara n'abanyamahanga bariyo nako bahaturuka iyo ngiyo bavuga ko biba ari umusazi sinzi ntabwo twapfa kubyemeranya kabisa ntabwo nabyemeza ijana ku ijana kuko sindajyayo ndacyari guteganya kujya imishinga ijya hanze reka abahanzi baratengera barangije ushaka ku mbuga warahombye niba utajya ukunda kujya ku mbuga zitandukanye haba hari ibintu bisekeje byinshi cyane abanyago bati ngo bose ko bari gusa ari green card nizo zijya muri Amerika njya numva umupetera uvuga ngo ariko senga ngo abantu bose ko numva bari gusaba za green card zo kujya muri Amerika baramutse bazibahaye igihugu cyasigaramo nde bibaza iwacu ni heza burya nanjye hari igihe nasaba green card ariko mbajya ngo njye kureba iyo bweze katagurutse amvaye amenye bweze kuko n'ubundi uragenda ukagaruka mani ntabwo wagenda ngo ujye guherayo uza ahantu wagenda ukamara imyaka 5 nta muntu uri gusuhuza nta n'ubuza kugusaba aba ari danje biba bisaba ko ugenda ukajya gufata ifungo ukaza gutereka ukavuga ati mfite sheri njyewe nta sheri mfite tagira umuntu n'umuzanyitirira muzamuhakanire reka nta musheri mfite uramwitakanye abantu mukurikiye John BTV ntabwo iki ubu hari anahita ashyira muri comment avuga ati ngewe abapeti barangije barakubitwa byabacanze babuze nayo kunywa mujya muri diaspora impamvu ugenda mbabwira ko nta musheri mfite nta kintu mba ndi aba diaspora niwe mire kuza bakazana amashyi afite ifungo niko abaniga bari bicaye ngaho bakubiswe babuze nayifari banje umwe azanye itesheza ati ariko se sha nta kuntu umuntu yazegera perezida tukabwira Kagame ati reka dushaka abakiriya tugurisha igihugu cy'u Rwanda ubundi buri muntu bagabane bamuhaye abapeti ntago wagurisha igihugu niba ni inzara niba iki hari nabo ndi kuba nageze mbona amafoto harya bahita gukira kwanza ari kugiye hari umuntu abanye arimo aranywa nimba arimo aranywa ibiyobyabwenge by'ibyotsi bimeze nk'ibicupa reka babyita gutya umwe bifite ikigozi yakuruye ariko umuntu afite ikintu nk'iki kimara senze icyo kibyo ntago njye menya ibintu by'ibitrak ubona arimo aravuga ngo nguse mufate mutipe iyo foto muzayishaka ariko ntago bari mu Rwanda simbizi ngwino ufate inzara yagice ndimo n'abandi bahita ngo niba ari shisha kibondo zimwe sabaha abana batoya iriya ntago ari shisha kibondo ni shisha gihungu niba shisha gihungu ngwino ufate ukabona ni ibibazo nyine umuntu unywa shisha gihungu iriya shisha gihungu ni mbi cyane yes tugana ku musozo noneho ndashaka ko ugira ikintu ubwira abantu bazagana kuri Kuri Code unakomezaho ubwira abantu bakurikiye John BTV yes gira icyo babwira kabisa mu musozo kabisa ya ikintu nababwira nanasoza yes mbere na mbere mbashimiye kuba mwakurikiye John BTV turabakunda cyane nawe ndabakunda Kuri Code yes ikindi ni karibu muri Rock Records tugakora indirimbo tugakumasteringa iyo ufite tugakora video tukagufasha kwandika nimba ufite ikibazo mu kwandika mbese imiryango irakinguye
hari poste tugiye kubanyurizaho iriho nimero zanjye, hariho nimero z'undi muntu wavugisha mu gihe ngiye ntabonetse, tukagufasha nta kibazo. Ikindi Black Records iherereye Kacyiru, hafi n'abayehova, hari Kacyiru uzamutse ganda kamubera. Okay. Sawa ubwo ngubwo naho utaha turi kumwe kandi wakoze kwitabira John BTV, turi kumwe. Ciao. Voilà.